yari w'agaciro episode ya 6. Burya ngo imihini mishya itera amabavu. Nubwo muri urwo rushya ntacyo nakineraga ngo nkibure, nari ntangiye kugenda mbuzwa bimwe mu bikorwa ubusanzwe byanshimishaga. Kimwe mu bintu byatumaga nishimira ubuzima nkumva ntewe ishema nuko ndiho, nukugira nanjye icyo nkora, ku buryo ngira icyo nkenera nkabasha kugikora ntarinze kugira onsaba amafaranga. Ibyo nabishobozwaga nuko nanjye nari mfite icyo nkora. Nubwo ntari mfite igishoro gihambaye, ariko cyamfashaga kwikemurira ibibazo bimwe na bimwe. Gusa ubwo nari maze igihe gito mbana n'uwo mugabo, yansabye kutongera kujya kwirirwa nitwa ngo ndacuruza, ngo kuko ari ukumusebya. Icyo gihe namubwiye icyo ako kazi kari kamariye. Naramubwiye nti kariya kazi nubwo benshi bakabona nk'agaciriritse, kamfasha mu bintu byinshi. Ntiyo ngize icyo nkenera, kamfasha kugikemura ntawe ndinze kugora. Kuri iyo ngingo yarambajije ati, ni iki wakenera ku buryo kitava mu byo ntunze? Nti ntacyo. Ariko ntabwo nifuza ko buri kimwe cyose nkeneye najya nyikwaka. Ati kuki ari byo wakenera ntubinyake kandi ndi umugabo wawe? Numvaga atari kubyumva, ariko byari bihari byinshi. Ikindi namubwiye ko ako kazi kamfashaga ni ukuba narahuraga n'abagore bagenzi banjye, tukungurana ibitekerezo kandi tukanizigamira. Icyo cyo yambwiye ko atagishaka, ngo kuko ari cyo gituma abagore dusuzugura abagabo bacu. Atahubwo sinzongere kumva ngo wagiye muri ayo matsinda, kuko nta kindi abamarira uretse amatiku muyavugiramo. Nagerageje kumwumvisha ko ayo matsinda hari byinshi yazamarira urugo rwacu, ariko ambwira ko ibyo agezeho yabigezeho atari muri ayo matsinda, ko nta kintu kinini yitezeho. Njye uko nabibonaga, nabonaga ntangiye kubuzwa uburenganzira bwanjye, gusa navugaga ntarabona. Ikindi kintu yansabye kureka ni ugukoresha telefone igezweho. Aho ho numvaga asa n'utangiye kurengera. Ubwo namubazaga impamvu yabyo, yarambwiye ati izo telefone ziri mu bituma mwibagirwa abo muri bo. Ati muri abagore kandi mugomba kumenya iki ibyo bivuze. Yambwiye ko kuba umugore bivuze byinshi, birimo no kutagera hariho hose, cyangwa ngo abe yaganira n'uwo ari we wese. Atariko izo telefone zituma mwirirwa muganira n'udusore tudashinga n'abagabo bataye umutwe, bose bakaba bagamije kubasangira n'abagabo banyu kandi mukabyemera. Ati ntekereza ko ibyo bizi neza kundusha. Numvaga aho aganisha, kuko nk'uko yabivugaga, iyo telefone yari yarabaye icyanzu yaciyemo angeraho. Ibiganiro byanjye nawe byatangiriye kuri WhatsApp. Numvaga asa nk'ushaka kuvuga ko nk'uko nacaga inyuma umugabo wanjye nkoresheje iyo telefone, ari nako nawe najya mbigenza. Nyamara nifuzaga kubaka urwanjye rugakomera, sinifuzaga guhora muri urwo. Uko nabibonaga, nabonaga nsa n'ugiye gutangira ubuzima bushya butandukanye cyane n'ubwo nari nsanzwe mbamo, aho nari mfite ubwisanzure busa n'ubusesuye. Wenda ibyo numvaga ngomba kugerageza nkabyirengagiza, kandi nkumva ko ari uko bigomba kugenda nkabyakira. Gusa abana banjye bendaga kuzamugazwa n'inkoni bitewe n'udukosa tudashinga, ariko we yabonaga nk'akomeye. Umunsi umwe imfura yanjye yamwise tonto, nk'uko mbere y'uko tubana nk'umugore n'umugabo bamwitaga. Nari maze iminsi nihaniza abo bana, nkabasaba kujya bamwita se, kuko iyo bamwitaga batyo nabonaga bimubabaza. Ariko kuko bari abana, nkamusaba kujya byihanganira ko bizagenda yibajyamo gake gake. Gusa uwo munsi ubwo uwo mwana yongeraga kumwita atyo, yahise amwadukira aramuhondagura, amubaza impamvu ngo atamwita se, ngo kandi ari we umutunze. Umwana yamusabye imbabazi, amubwira ko atazongera, nyamara nyuma y'ako kanya gato yongera kubyibagirwa mwita tonto. Icyo gihe bwe yahise amukingiranira mu cyumba bararagamo, amubwira ko azakivamo ari uko asibye izina tonto mu bwonko bwe. Ubwo abandi bari bagiye kurya, namusabye ko yamukingurira nawe agasangira n'abandi, ariko ambwira ko ibyo bidashoboka, ngo kuko agomba kumaramo byibura umunsi wose, kandi ko atagomba kugira icyo arya cyangwa ngo anywe. Ibyo byose byabaga ku bana banjye, byatumaga ntekereza ko nabahemukiye ubwo nabazanaga kubana n'umugabo utari se, byingiye udashyira mu gaciro, ngo yibuke ko abari abana bashobora kuba batazi impamvu bagomba kumwita se, kandi bari bafite undi bita batyo.